mukomere mirimbanyi z'abanyabitekerezo bidasanzwe by'inyamibwa by'inyangamugayo n'inyangamugayo kazi byahamye. Bityo rero muhumure rwose, Uwiteka ibyanyu arabizi neza cyane gatanu ku kandi. Bityo rero mushyire impumu, mushyire amanga, muvuge, mukoresha amatwi, mukoreshe n'intoki, mugaragaza ibimenyetso by'uko murengana. Bityo rero amahoro masa kuri mwese aho muherereye hose, mujye mumanika ikiganza cy'amahoro hirya hino ku isi yose. Uwiteka yerekana neza akarengane k'ibihekane umuntu akorerwa. Bityo rero Imana ikura umuti. Mukomere cyane, nubwo murimo gukomereka ariko mushinyirize, mwihangane, mukomere, bizashira. Impirimbanyi za politike, iyo tuvuga impirimbanyi za politike ni ibyiyumviro by'abantu baba bafite. Izo mpirimbanyi zineka ibitekerezo bya politike by'imiyoborere myiza, aho umuntu bimusaba gutekereza cyane byimbitse biganisha mu kuvumbura ibisubizo by'ibibazo byugarije abantu nk'igihugu muri rusange. Bityo rero akaba yatekereza uburyo bwo gukora umuti w'ibyo bibazo bikava mu nzira. Bityo rero uwo niwe munyapolitike mwiza, yaba umunyapolitike mwiza w'amahoro, kakaba ari akarusho. Rero nicyo cyatuzanye nk'abanya. Aya ni amakuru atariho umukungugu y'ibyabayeho n'ibiriho ku mpirimbanyi za politike zidasanzwe mu Rwanda. Bityo rero ushobora gufunga abantu amaboko, ukabashyiraho amapingo no ku maguru no mu rukenyerero, ukanabafungira imbere cyangwa ndetse n'inyuma, ariko ntiwabafunga mu bitekerezo. Bityo rero aho waberekeza hose mu bitekerezo baba baribohoye, bafite pasiwadi y'ingufuri zo mu mutwe, zo mu bwonko, nizo ushaka kuvuga mu bitekerezo by'inyamibwa. Imirongo migari ya politike yo gutekereza cyane byimbitse, byo gushakisha ibisubizo by'ibibazo byugarije abantu b'Abanyarwanda ku bw'umwihariko mu Rwanda, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika no ku isi yose. Ariko ntiwafunga abantu mu bwonko, niyo wabafunga ku mubiri. Bityo rero impirimbanyi za politike mukomere cyane.